tukaba twakiriye umuvandimwe wacu uri muri Side Kivu nkuko twabasezeranije ko ari buze rwose kutugezaho amakuru y'ibimaze iminsi biri kubera hano muri Side Kivu ku murongo yamaze kuhagera. Icyo bisobanura nuko ubu none tugiye kugenda rwose tubagezaho amakuru ya hano muri Side Kivu. Turagusuje muvandimwe. Mwiriwe neza, turabashuhuje abadukurikirana. Dukunze kubura kubera amanetwork ariko twiriwe neza uyu munsi hano Murenge. Aha, ni byiza cyane rero kugira ngo nubundi igihe kitaza kutujyana ndagira ngo dukubite tubangura. First of all banza utubwire uko ubu bimeze. Ntekereza ko ariko wahera ku munsi w'ejo kuwa 16 bivugwa ko ngo hiriwe imirwano ikomeye cyane ndetse yagaragayemo indege zitagira abapilote twita ngo ni drone, ndetse yewe no za ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi ngo muri Fizi ngo byiriwe bimeze nabi. Ego reka turebe ko network iza kutwemerera. Reka twama dukubitira ku minsi 15 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 mu majaruguru ya Minembwe niho hagaragaye drone yari imaze iminsi 3 hano hejuru mu kirere, ikaza ikaharara ugaca igapoteya habe ejo bundi ku minsi 15 ukwezi kwa gatanu masaa 6 z'amanywa nico gihe yateye amakompora abiri mu birindiro za 23 na twirwaneho bari hariya mu majaruguru ya Minembwe hariya mu Mikenke muri defense, ariko Imana yararinze nta wabashe kwasiga ubuzima. Ayo makuru yabaye aho ni ku minsi 15 y'ukwezi kwa gatanu. Nta musirikare usibye kuba izo drones kuba nta musirikare wahasize kuba nta musirikare wahasize ubuzima, nta wakomeretse. Nta musirikare wahasize ubuzima, nta wakomeretse, ariko ikompora rya mbere ryaguye hagati muri defense. Urumva nabo baba babizi nyine icyo gihe abantu nyine bava muri defense igasigara ikora amahano nyine abantu bavuye muri defense. Bari bayimenye uko yaraye hariya muri kiriya kirere cya Mikenke kandi bazi uko iri buhave ari uko yateye hariya amakompora babanza gupoteya bava mu ma defense. Irarinda kabisa, nta wakomeretse, nta wahasize ubuzima. Hanyuma tubwire sasa tuvuga hanyuma ku munsi w'ejo rero kwa 16 byari bimeze bite? Ku munsi w'ejo ku 16 habaye saa 2 zisha saa 3 nico gihe igitero cyaturutse mu majepfo ya Minembwe, ariyo za Rugezi, ariko baciye mu nzira yo hasi, inzira ya Gitumba, bazamuka mu Kabanju, abandi baca hejuru mu Marango baja ku ma defense ya twirwaneho na M23 bari mu Marango ya Rurenga ahantu bita ku Gihuha. Nicyo gihe baje bakoresha ya system bari mu gukoresha kuko amasasu barayafite, ni FRDC iba ishoreye ico gitero n'abambari bayo, mutibagiye uko na Fideleri birimo n'abarundi b'i Burundi n'abazalendo baza bakoresha system yo kuharasinga, bakoresha machine gun. M23 natwirwaneho bafunze safe, barakaba, cyo bita gukaba no kujyamuka guma hamwe. Nyine bapoteza movement yabo kugeza igihe baje baharasinga babagezemo kabisa gutya hafi intambwe 3. Nico gihe babarashe bose bakubakubitira rimwe ikibatsi babasubiza inyuma kugeza amasaha ya saa 9 intambara yari ikirimo nyine babasubiza inyuma bageje ahantu bita hafi yo mu Gitumba nyine ruguru ya Kabanje. Niho intambara yagarukiye. M23 natwirwaneho bagaruka mu birindiro byabo hariya nyine ku Gihuha. Ariko twavuganye n'abari imbere mu gitondo niho navuga bashije kubabona kuko ejo bari mu kazi twabashe kubabona. Bambwiye ko kabisa bahakubitikiye ku buryo uyu munsi n'amawopi yabo ngo batabashe kugaragara. Iriya bari bazarendo ngo ntibabashe kugaragara ku mawopi yabo, bisobanura ko intambara y'ejo yabakozemo, kuko hari zo nyine bagiye batora ku rugamba biriya nyine bisanzwe. Hari imirambo babonyeho imirambo 2 ariko nta mbunda bashoboye gufata ejo n'amasasu.
ariko ejo bahabonye imirambo ibiri niyo umwanzi yabashe gusiga muri iriya rango rya Gihuha. Hanyuma ibitero by'ejo ntabwo byagaragayemo indege cyangwa se drone? Ibitero by'ejo nta byagaragayemo indege hano, habaye gusa intambara yo hasi gusa, ariko hejuru drone gusa muri iki kirere cya Minembwe irahari. Rino ni yinga rishize kabisa, cyumweru gishize drone iza ikahamara amasaha igapoteye ikagenda ikaza nijoro igapoteya, ariko kino cyumweru cyose drone iri muri iki kirere. Habe na mu gitondo 2:00 bambwiye ko iri hano, drone yari iri hano 2:00 za mu gitondo. Hanyuma tubwire uko rero bimeze, ese ibi bitero byatatse M23 muri defense ya hehe? Wari utubwiye aho ibitero byaturutse, ariko ntabwo wabwiye abantu ngo iyo defense ya M23 na twirwaneho yibatatse yari herereye he, kugira ngo nk'umuntu utazi ibyo bice yumva igitero cyari giturutse. Ndi gukumva neza kubera network karacika, ariko nanumvise nimba umbajijeho igitero cyaturutse ahantu hitwa mu Gitumba, kizamuka Kabanju kiza mu madefense ya twirwaneho ari hariya ku Gihuha. Niho amadefense ya twirwaneho na M23 niho amadefense ari. Ico gitero naco cyavuye mu Gitumba kizamuka Kabanju, baca inzira zibiri, inzira imwe yo hejuru mu marango yo mu isoko yo kwa gatatu, ikindi gitero gica hasi mu ndegu za Kabanju kizamukira ahantu bita kuba Mabuye. Urumva ni hafi n'amadefense ya twirwaneho na M23 bari hariya ku Gihuha. Aho niho intambara ejo yabereye. Tugejeje 10:00 Aduyi nawe yacomotse ahantu bita kuwa Nyamiringa, ndetse aho ngaho yahise basanga umusaza uri mu nka, ni aho umusaza yasize asiga ubuzima, baramurashe umusaza agwaho, inka ziragenda. Icyo gitero nacyo cyari gishorewe na FARDC n'abambari bayo. Inka zaragiye ejo ahantu bita kuwa Nyamiringa, ni muri ayo masayidi gusa nyine ya Rurenge. Uwo musaza ahasiga ubuzima ejo ku mugoroba 10:00. Hanyuma kuri kote y'A23 barateganya iki mu by'ukuri kugira ngo bakomeze kugenda barinda ibyo bitero M23 ndetse na twirwano? N'iki bari guteganya kugira ngo bakomeze kuzibira ibyo bitero? Urabuze kabisa. Halo? Yes, ndimo ndakumva. Urimo uranyumva neza? Ngasubira, waruvuze ngo bitero nakubazaga nti ese niki twirwano nayo 23 bari gutegura kugira ngo babashe kuzibira aho ibi bitero biri guturuka? Kuko nabonye hano muri Kivu y'Amajyaruguru bo iyo ubatatse aho ubatatse uturutse bageragezaga kuhagukura. Nico kintu bakora kugira ngo birinde ko wakongera kubataka. Kuri kote ya twirwano na M23 aho ngaho muri ibyo bico barateganya iki kugira ngo babashe kuzimiza cyangwa se gukumira ibi bitero biri kubatera biturutse muri ibyo bice? Oya, ndi kumva kurakatika cyane, ariko ahantu nkumvise bukiya ahantu ubuze ibitero ko bikomeje byiyongera. Twirwaneho na M23 babitekereza biki gukumira ibyo bitero? Yego naho rwose. Yego ejo kabisa niho twari kumwe n'umutarakene nyine uko izina ryo rije hanze, umwe muri twirwaneho narekimubajije ibyo bitero ko byakomeje kwiyongera, n'inama zikomeza kuvugwa hirya no hino. Uvira hari inama hari haruguru yo kuwihene ahantu bita ku Kimete, naho hakorewe meeting ejo bundi ya FARDC, harimo FARDC n'abazalendo benshi n'abarundi b'i Burundi. Ndabimubaza bino bitero uko bikomeze kwiyongera kandi bakorera inama hafi n'amadefense yanyu, bino bintu ni gute? Barambwira ngo ntabwo bazabatera, ngo birwanaho, ngo bategereza ngo babatere, ngo nabagende ngo babakure na hariya babakorera amanama. Icyo nicyo gisubizo iwe yampaye. Arambwira ngo muri Rugezi ngo ntabwo bateye, baratewe, ibo baragenda bagera muri Rugezi ngo bahamaze ukwezi kurenga. Bategereje bariya bari gukorera inama hariya hitwa ku Kimete, n'abari bari gukorera inama hariya mu Kabanju nabo baze bongere kandi babatere muri Rugezi, bongere ngo baje gukaba ari amadefense bari gukoreramo amanama. Icyo nicyo gisubizo ejo uwo mugabo yansubije.
ndumva ibintu rwose birimo kugenda bagerageza gutegura uburyo ki barinda uwo mutekano. Ubwo nagusaba rero niba hari andi makuru n'ubundi watugezaho agendanye no muri Sud Kivu yo kuri uyu munsi, kuko urumva uduhaye amakuru yo kuva ku munsi wo kuwa 15 kugera kuwa 16, uyu munsi kuwa 17. Niba hari andi makuru uko bimeze ubu nabwo watubwira. Imyaka 7, abari munsi y'imyaka 2, abari munsi y'imyaka 5, abantu bakuru bari mu myaka 70, abari mu myaka 50. Abenshi ubwo twaganiraga bambwiraga yuko bagiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bahitswe ku mugongo, abandi bakavukirayo bagashakirayo, ababyeyi babo bakaba baragiye bahunze. Ariko ari nabo twavuganye bambwira ko bageze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'ibihumbi 2000, ubwo bari bagiye gushakayo amasambu, cyane cyane nk'abakomotse mu karere ka Rubavu ndetse na Nyabihu. Bavuga yuko bagiye gushaka amasambu, bambwira ko batagira ibyangombwa by'u Rwanda, bagiye bafata ibyangombwa byo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, bagatora. Mbabaza impamvu batagiye mu gisirikare cyangwa batagiye mu mitwe twaje intwaro, bambwira ko ngo icyari kibashishikaje ari ukwibonera amasambu. Ariko hakaba harimo n'abandi bagiye banga kugira icyo batangaza, dukeka ko bashobora kuba ari bamwe mu babaga muri Wazalendo. Ariko turaza kugira ngo tuze kubaganiriza nyuma y'uko bagiye babakira, kuko urabona ko abana babatandukanyije n'abakuru kugira ngo babashyire mu modoka zibaganisha mu nkambi bari bujyemo, nk'uko ya Kijote, nk'uko kameramani yashira kuri hariya yavuze ko bari bujye mu nkambi ya Kijote, bakazasurwa n'inzego zitandukanye, harimo ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu, bakababarura bakabaha irangamuntu, harimo ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi, bagashaka ukuntu bano bana bajya kwiga, harimo ibigo byinshi bitandukanye, harimo RDB ndetse na RGB. Hanyuma Vincent, wenda mbere uko tujya mu bijyanye n'uko wenda ibyo byose bagiye gukorerwa, turabashaka kubanza kumenya kwinjira mu modoka nabyo turabireba, ariko turabanza tumenye ese iyi mibare ni bangahe, aba bari hano ni bangahe. Tujye ku modoka turebe uko bari kwinjizwa ku modoka, hanyuma ariko dukeneye kumenya ngo ese umubare 318 harimo n'abana bose bavanze. Urumva ko ni icyiciro cya mbere, nyuma y'uko M23 ikoze icyo bise musako, bagizwe tushyize mu Kinyarwanda ni nko gusaka, gushakisha abagizi ba nabi ndetse n'abandi barimo leta abagizi ba nabi, ariko hanyuma nk'aba muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe. Mbwira aba nabo basatswe muri bamwe basatswe hano mu mujyi wa Goma. Impamvu ndimo kukubaza ni wowe wageze hano mbere, nsanze wahageze, wari wamaze kuhagera, urabizi ko nkubutse n'ubundi muri studio ngewe, niyo mpamvu bangira ngo ubanze usobanura abantu nk'umuntu wari uhari uko bimeze n'amakuru wakiriye mbere yuko wenda twewe mpagera. Ese aba ni bamwe muri babandi bagiye babonwa bari gusakwa hano mu mujyi wa Goma, cyangwa ni impunzi zari zisanzwe ziriyo muri rusange? Harimo ibyiciro byinshi, harimo abambwiye yuko baturutse muri teritwari ya Masisi, abandi bambwira ko bavuye muri teritwari ya Rucuru, bagiye bava mu bice bitandukanye, kubera ko abenshi bagiye bajyayo ari impunzi muri 98 kugera 2001 nkuko bagiye babimbwira. Bambwira yuko bagiye bahunze, hakaba harimo rero bagiye ari abana bajyanywe n'ababyeyi babo. Iyo interview wari wamaze kuyirecordinga already, turaza kuyiha abadukurikiye n'ubundi. Bambwira yuko nabo harimo n'abagiye bagiye gushaka amasamba, ariko nabo bagaturamo mu buryo butemewe n'amategeko, ariko u Rwanda rubafata nk'impunzi kuko bagiye batagira ibyangombwa by'u Rwanda, bagumayo igihe cyo gufata ibyangombwa by'u Rwanda ntibaza. Abo bose rero bari mu cyiciro kimwe n'impunzi. M23 niyo mpamvu yabaromese mu buryo bw'impunzi, kuko abitwaje intwaro bo muri FDL ntabwo barazanwa. Hanyuma dukomeze rero, warutubwiye ko umubare bari muri za 300 turashaka ku rundi ruhande tumenye ngo ese abana bose biravanze muri iyo mibare cyangwa ni bose barimo n'abana. Turaza kubaza abo muri Save Children baza kutubwira abana ari bangahe, tuze kubaza abo muri UNHCR abakuru ari bangahe, tuze kumenya nyirizina imibare itandukanye tudafatiye mu kivunga. Hanyuma rero ubwo tukatugiye kugerageza no gushaka interview tukareba muri abaturage abo bishoboka ko wenda twaganiriza tukamenya
ese bariyumva bate kuba bagarutse mu gihugu cyabo, ese bakiriye bate kuba bagarutse mu gihugu cyababyaye, ese iyo bari babayeho bate, ese mu by'ukuri aba ba FDL bari babanye bate n'izi FDL zasize zikoze amahano hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo byose ro Vincent bikari mu byo twifuza kugira ngo tubanze tuganire nabo, tubabaze twumve uko ibintu bimeze. Katuhere hano ku modoka, hano ku modoka barimo cameraman yakegera hino, tukababaza kugira ngo twumve amakuru. Ni meza. Witwa nde? Witwa Bizimana Andre. Bizimana Andre. Umaze igihe kingana gite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Njyewe nagiye gucyura gusensibiliza umuntu abana banjye bari bariyo. Wagiye? Nari nagiye gusensibiliza abana banjye bari bariyo kugira ngo mbacyure kuko ngiye natashye mbere. Watashye ryari wowe? Natashye 2014. Wibonye utugeze mu Rwanda, wiyumvise ute, wakiriwe ute? Mbo urebye hanini twagumaga muri Kongo tuzi yuko umuntu agize mu Rwanda yapfa, bamwica cyangwa se bakamushyiraho ikibazo runaka wenda cyatazi, ariko nageze nkimara kugerayo, nagezeyo nsanga nta kibazo, nsanga nubwo nanjye nari nahunze ndi muto. Urahunze ryari? Twari twahunze 94, ariko nari muto nanjye kamwe nari umwana ukiri muto w'agasore, ariko nagezeyo nsanga nta kibazo, nsanga barubatse, nsanga imitungo irahari, nubwo ari mito ariko twayibayemo neza nta kibazo rwose, nta kubyigana, mbese badufata neza, ibyangombwa barabiduhereza, mbese tuba neza muri make. Ndavuga ati none nyamara hanyuma abana bacu basigaye iriya, nubwo bamwe tutazi iyo bari kubera twagiye duhunga, ababyeyi bamwe barapfa babo nka bamene mama, ariko njya gushakisha ngo ndebe ahantu baba bari. Maze kubabona rero mbabonye vuba aho mbaboneye, niho nifuje kugira ngo nabo batahe, mbibabwiye barabyumva, ubu nkaba mbacyuye. Hanyuma gato buretse Vincent, tubwire mwarimu banye mute na FDL basize bakoze genocide mu Rwanda? FDL urebye ahanini ntabwo ikunze kuboneka, iba iri kwihishahisha, n'ababonetse bwo ngubwo baboneka bitwa yuko ari abasirikare, ariko noneho bagasa nkaho uvuze ko utashye bakaba bahita bakwica. N'abasirikare se bagaragara nk'abasirikare ba guverinema, bagaragara nk'abasirikare mu ruhe rwego tuzi ko ari inyeshyamba? Ni igisiga cy'inyeshyamba kuko usanga bamwe bambaye amateni ya gisirikare, abandi ugasanga nta tena gisirikare bambaye civile, bamwe ugasanga bari kugenda nk'abantu 10 bafite nk'imbunda 2 gutyo. Ubwo bakaba bakuraza ikintu cy'iterabwoba cyane, mbega wavuga uti ndatashye, bakavuga ati cyangwa se bakuvuga ngo uvuye mu Rwanda, nkanjye nanjye nagendaga ndi kwishayisha kugira ngo ndebe ko batambona. Hanyuma tubwire, iyo bamenye ngo uratashye, ese baba bafite uburenganzira bwo kumenya ngo ese umunyarwanda uri muri Kongo abayeho ate, arataha ku buryo bamenya ngo ugiye gutaha? Ni gute bamenya ngo ugiye gutaha? Iyo urukumva hari abantu, ntabwo hari umuntu ugira ibanga, akabona utagira ibanga, akabona igihe bafite nka mugenzi we akamubwira nk'umuturage ati ngiye nyamara ndi kumashaka kujya iwacu. Ubwo rero harababwirana amakuru ko amatelefone arahari, waramuka babimubwiye rero hakaba igihe ugiye kumva ngo runaka yaragiye. Twashakisha uburyo noneho tureba nyir'ubwite utashye avuyeyo, tukamuganiriza kugira ngo tumenye ese bari babayeho bate, bari babanye bate mu by'ukuri n'izi nyeshyamba za FDL zari zirahangaha. Ndabona hano imbere yacu hari umudamu, urabona ko n'abadamu bafite n'abana. Amakuru meza. Witwa nde? Mutesi Deborah. Uvuye he? Uvuye muri Kongo. Wari umaze igihe kingana gute? Niyo avukiye 98. Ababyeyi bawe barahunze muri 94, uvukira muri 98. Yego. Mwarimu banye mute nabo muri FDL? Bo twari tubanye gutyo tu. Gute nyine gutyo, ngiye ntabwo ndi. Mwarimu banye mute se, mwari muturanye, mwabanaga nabo muri defense, ese aho mwabaga babagiragaho ibintu nk'ibyo bidusobanura? Bo nabonye ahantu ho twagiye ahitwa nani Nyakagina, tugiye gushaka y'ibyo kurya. Kagina muri Tetwari? Karame. Ni muri Tetwari Nyakagina? Nyakagina iri muri Nyiragongo. Wabonye ute? Nabonye ari abantu batari beza, badafite imico myiza, kuko hari bagenzi banjye bafashe ku ngufu, ibikorwa bibi nyine nk'ibyo.
igihe wageraga ugiye gushaka ibyo kurya warabibaguriraga cyangwa barabishakaga bakaguha? twaguraga nabo. Mwaguraga nabo? Barahingaga se? Sinzi nibo bajyaga bahinga. Wabarizwaga mu kahe gace muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Twabaga i Goma ahitwa Kinyamuyaga. Kinyamuyaga niho wisanze kuva wavuka cyangwa wahaje mu gihe cyo guhunga? Twari dusanzwe dutuye Ikaruba. Ikaruba ni hano muri za Mushaki yo ngiyo muri Axe. Muza kugera i Goma mute rero? Twageze i Goma biturukanye bitewe n'intambara. Mama nguye ahangaha niyo arabizi neza. Reka none ahubwo tuganire. Mama wanjye. Hanyuma rero urumva ko rwose reka tubaze tuganire na mama wadufungura tukaganira. Tuganirize mama. Mwiriwe. Murakomeye? Turakomeye. Tugeze. Nitwa Nyirahabineza Esperance. Komoka mu kahe karere ko mu Rwanda? Ngomoka hano nabanje kuvukira Inyamyumba. Wongera akajwi. Nabanje kuvukira Inyamyumba. Ahitwa Kutarasi. Mbo ngezaho papa arapfa, mama na papa barapfa bapfuye nza kurererwa hano Igisenyi kwa shangazi. Ndi muri prefecture ya Gisenyi. Komine Rubavu. Wahunze ryari? Nahunze 94. None utashye 2025. Aba bana bo byariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Byariye muri Kongo ahitwa Ikaruba hakurya hamwe ni Mushaki. 23 yagusanze kugira ngo ikuzane guhererekanya n'ubutegetsi bw'u Rwanda? Iyi no. Ngewe ndabwo naje kugahato. Ahubwo naje mbitekereje kuko naramaze imisi ndi kubwira abana bakobwa ndi ubwo murushe muze tugende dutahe. Wowe wabaga hagana he? Nageze aho Ikaruba umutware amaze gupfa ndaza nza hano muri Goma. Nabaga hitwa Ikinyamuyaga. Njyana nabo abakobwa bamaze ku ruhanda bazana turabana. None ndavuga ndi twamuwe gutaha tutaha iwacu. Uvuga ko utaje ku gahato wasabye nde gutaha? Gusaba. Wabwiye nde kushaka gutaha? Nabwiye ni igitekerezo cyanjye mutu kuko nari ndi mu nzu. Itorero ryari ryaranyubakiye akazu ariko mbamo. Noneho ndavuga ni ndatashe ngiye mu Rwanda. Abana rero baravuga ati natwe ntiturasigara. Umutwe wa FDL mwamubanye mute? FDL izi ngabo zahoze ari za leta ku bwa Habyarimana zasize zikoze genocide mu Rwanda. Ndabwo bapfaga kuziroha mu maso kuko warebye nabo ubuzima wabusigagaho. Bajyaga ngiyo Inyakagina gushaka ibyo kurya wamusangayo urebye nabo ukaba wahagwa. Niho rero hanyuma umukobwa we yaratubwiye ko ngo bafata no ku ngufu ngo hari abazi b'inshuti be bafashe ku ngufu urabivuga hiki? Benshi barabafata ku kingufu kandi bakabica. Mbese buriya twari turiho nabi. N'urwo ruhande twari turimo rwari ruherera aho bakunda gusohorera uratwaje ari hejuru y'imibereho mibi yabo. Kubera kubabuza tutuza amahoro. Ibyerekeranye n'ibyangombwa wari ufite ibyangombwa bya Kongo? Ngewe yari yarazimiye. Yari yaraheze. Nari nyifite. Wari wayihawe uteze? Nayihawe nguko nari nduye muri Kongo meze nk'umukongomani nyine. Watoraga? Natoraga. 23 ikimara gufata kari agace wabagamo mwari mubanye mute? Neza. Neza. Uretse yuko abo banazaga kudutesha umutwe bakaza kutwica nijoro. Benshi babicaga abaturanyi benshi barapfuye. Bishwe nande? Nabo bavaga mu shamba. Bo muri FDL na Wazarenda? N'Abazarenda. Vincent reka turebe dukore icyo bita gender balance turebe rero n'umugabo cyangwa se umupapa ubu waza hano mu modoka tukareba ndabona mwiriwe neza. Tugeze hano rero Vincent twaganiriza none n'uyu mubyeyi w'umupapa akatuganiriza. Urabona ufite n'imashini? Wadodaga se? Umudamu niwe washonaga. Wari umaze igihe kingana gute muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni igihe kinini. Imyaka ingahe? Imyaka 30.
wagiye muri 94 cyangwa wavukiyeyo? oya wahunze uri mutoya? ndi mutoya. wabaga muri quartier? nabaga igashuga. ni muri territoire? territoire ya Masisi. mwari mubanye mute n'abari abantu muri FDLR? tuzi neza ko ako gace ka Gashuga ari kabarizwamo FDLR n'imitwe yitwaje intwaro nyinshi cyane. mwari mubanye mute? ntago twe na Nyatura hano hari umuntu uvuze ngo na Nyatura. ntago twe tubanye neza kubera umuntu yakoraga yabona nk'udufaranga cyangwa yagira icyo ageraho bakamwinjira nijoro bakabijana. ntago rero ntago navuga ngo twe tubanye neza. hanyuma ko aka gace bavuga ko n'ubundi ariho abanyarwanda benshi bagiye bahunga ariho babarizwa hano muri za Kishishe ahangaha waruvuze za Gashuga niyo ngiyo za Nyanzare mu ibyo bice ngo ariyo bari. ubu tuvugana ndabona hano ngo hari imibare y'abagera hafi muri 300 ukurikije abanyarwanda uzi bari mu ibyo bice urumva bose bashyizeho cyangwa hari abandi benshi basigayeyo? aya ntago baba basizeyo, hari hanacyari abandi tu. hanyuma tujya twumva amakuru avuga ko ngo FDLR ngiyo igiye kurokirita cyangwa se gushaka abasirikare iza n'ubundi muri mwebwe abaturage b'abanyarwanda mubarizwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. icyo kintu hakitubwiraho iki nk'umuntu ukubutsa aho hantu? ntago bafata abanyarwanda gusa, abo babonye baramufata bakamujana akaja kuba umusirikare wabo. hanyuma rero wenda ukurikije uko ibintu wabibonye muri iki gihe intambara imaze iminsi iri kuba, tubwire ishusho y'urugamba nk'uko hasize hameze. ese ubu tuvugana FDLR rusize bameze bate ko tuzi ko hari muri birace ngo bataravamo batarashyiramo? tubwire uko ibintu bimeze nk'umuntu uvuyeyo vuba ahangaha. aya buno bamerewe nabi. gute? buno biturukanyije nuko M23 iri kurwana nabo bamerewe nabi kabisa. urugamba barirutse baragiye. kandi twumva buri munsi bavuga ngo hari kuberamo intambara. babaga baje nko gucokoza ariko ntago bari aho ngaho, bari hirya. bari muri Karembe. Karembe ubwo ni mu yego Rupoma nayo tunanane muri Masisi. ubwo ni muri territoire ya Masisi. niki ubwira abanyarwanda basigaye mwabira bice mwari murimo nk'impunzi? nababwira bagataha pe, nababwira bagataha ko ndi kubona ukuntu hameze nabi kandi ndi kubona naho ari ahantu heza pe. hanyuma tubwire ni gute wisanze uri mu bagomba gutaha, mu bagomba kuza mu gihugu cyabo? tubwire uko wisanze muri uyu mubare. ukuntu nisanze mwuko umubare ni ngiye wabishatse, ariko mfite wansansibirije kugira ngo ndebe ko naza we yatashe mbere. data wacu yatashe mbere. yatashe ryari? 2014 2012 na kane niho yatashe. ubwo rero njyewe nsigarayo. ubwo niho yaje arambwira, nanjye numva ndebye imibereho zondimo bayeho turi kwirukanka, ndavuga ati mara moya umwe natwe twataha. ni gutyo twatashe muri make. hanyuma ikigaragara cyo ntabwo hari ahantu ushobora kuba waragiye kugira ngo uhure n'aba bandi, ntabwo wari kuza wenyine, wakaba waraje wenyine, ariko wisanze uri mu mubare w'abagera muri 300. duhe ishusho kugira ngo wisange uri mu M23 yegeranije bagomba gutaha bari kumwe. njyewe naje nabasanze mu kigo. njyewe bura nanje ntago nzi ukuntu baje, ntago napfa kubimenya. njyewe narizanye, narateze n'imodoka ndizana njyewe. mama numva kuvuga ibintu hariya ibyahaberaga nk'ubizi. turi kumwe n'umutware wanje ngo urugamba rumeze rute ubu ngubu hagati ya M23 na FDLR mwabira bice? bahora bagwana, hari ibyipe byinshi ngo za Nyatura, hari abazadendo, ndumenya ngo nibiki. wabibonaga nawe? mugora mwiruka mufunze ibintu muri kwiruka nyuma hakaza nani Nyatura akaza kugwana, hakaza abazadendo ngo baje kugwana, hakaza nyuma baba bari mu nani moko gace M23 kabiraje kabirukaho tera mukiruka, abakaza mukiruka, babaza mukiruka, tukabura hasa ishinga ni hehe. niho nani pere mudoga ariko yo kutubwira ati mwataha muri kumariki no kumuzapfira ino. Naje atubwira takamara tanko twamwa reka dutete tuje iwacu maramoya. mwavuganaga mu buhe buryo n'uwo pere mudogo wawe?
kuvugana yaje kuturana twavuganaga yaje kubareba hariya arababwira ati mutaye mu Rwanda n'amahoro kumwe na hano turi kumwe mu Rwanda muvuka he ku Kibuye Karongi urahazi se cyangwa uvukiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo navukiye ngiye muri Kongo nukumva ko iwanyu ari Karongi Kibuye wiyumvisha utugeze mu Rwanda ebwane none nasoro sangiri mu nzira ariko ndange kunezerwa pole pole wabyariye abana bangahe byareye abana batandatu 32 hari ababashije kwiga se hari abari kwiga tu nuko wiga no mwaka undi mukiruka ndibarangize basi mu gacimo kamo kabiri ngo kuno bantu bajyaga biga abagore barabanye bate na FDLR na Nyatura abagore nje byo nabimenya ko twaturiruka gusa wumva kumva Nyatura aje mukiruka kumva ngo muventa nije kubakura mu mukiruka bwo byabaga mukisha mu bigunda bamara kugenda bagiye tamukaza mu mazu kuko ko byabaga niki wabwira abanyarwanda basigaye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mwabanaga ibihangane bacinzira baza tupore pari go marikigo barabaza bajye mu kigo na batahe bazadusangiye tugiye bave muri Kongo baveyo mukwa n'ibibazo birogusa okay papa wirwe amakuru ni sawa witwa nde mfite Mukiza Erasto maze imyaka ingahe uba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo 14 wagiye ryari muri 2020 muri 2010 muri 2010 kuki wagiye 2010 ugiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wagiye ujyanywe n'iki mabuko yarari muri Kongo ino ndamurima mfite arambwa ngo ninze ambo murima nje ndahinga ese ufite ibyangombwa by'u Rwanda irangamuntu ufite niyo muri Kongo no muri Kongo cyarakaze baduhagande wari ufite indi yo muri Kongo wari wayihawe utese nkandi baje kutwandika ko twe dutuye mu mirima baduye byangombwa kuki utagiye mu ngabo se za leta cyangwa za wazarendo cye nari ndi umuhinzi ngo ndaga guhinga FDLR simwe mubanye mute FDLR zabaga mu mashamba ijoro zikaza ziraza kudutesha umutwe tugize amahirwe reba baraza muvendwa zirazirukana duhungira mu ngamba wavuye y'ubutese waje ku bushake cyangwa nuko M23 yagutahuye ko uba hari mu buryo budakurikije amategeko ingambi zarashenyutse rabwa bose abantu bose basubire mu byabo dusubira mu rugo ikarenga turubaka tumaze icyumweru baravuga ngo ahandi ndo hakwiye guturwa turagaruka nuko tuja mu mashuri arishake kwa padiri niho bahagaze ejo bundi rero baravuga ati buri wese uzi ko ari umunyarwanda afite igisekuru mu Rwanda agomba gutaha nuko imodoka ziraza ziradupakira tuja mu kigo ntabwo babahohoteye baza kubabwira ngo mutahe oya nda numwe bahohoteye babakiriye bati batwakiye saa twarageze baduye ibyo kurya sawarakoze bakaba babonye noneho uko bataha ku bushake bwabo bakaba barishyikirije HCR ikabashyira mu kigo cyayo kiri Goma noneho ikamenyesha u Rwanda ko hari abanyarwanda bashaka gutaha aba rero twakiriye uyu munsi ni 360 nk'uko mubibona bari mu byiciro byose harimo abakuru abato n'abana ariko hakaba hasigaye undi mubare munini w'abantu barenga 2000 bari mu kigo muri Transit Center iri Goma nabo bazakomeza gutaha mu byiciro niyo mpamvu rero mubona twaje kwakira abanyarwanda bacu tubaha ikaze tubabwira ko tubishimiye tunababwira ko leta n'inzego zose bakorana ziteguye kubaha umusanzu uwo ari wose kugira ngo binjire mu buzima busanzwe bateze imbere igihugu nabo biteze imbere bagiye kujyanwa kureba meya urabona higanjemo abagore n'abana bato ubwo bababwiye ko batware babo bari he ikindi aho bari bushikire ni ingo nyinshi mwabateguriye ko bagiye kuba mu buhe buzima nyuma kuva mu bunzi murakoze nyuma yaha barahita bagiye mu modoka zabateguriwe nkuko mubibona hari amakwasiteri ahagije bajyanwe mu kigo cyitwa Kijote ni ikigo gicungwa na Minema kinyurwamo by'igihe gitoya n'abanyarwanda batahutse icyo kigo iyo bakigezemo bahabwa serivisi zitandukanye baracumbikirwa bakagaburirwa n'ibindi byose by'ibanze birimo isuku n'ibindi
hanyuma ubundi bagategurwa bagahabwa amakuru yose y'igihugu binjiyemo, bakahasanga ikigo cy'igihugu cy'indangamuntu NIDA, bakabarurwa, abageze igihe cyo gufata indangamuntu cyangwa bakirengeje bagafotorwa, hanyuma hagashakwa n'amakuru neza y'iwabo, aho bavuga ko ari iwabo bari batuye mbere y'uko bahunga. Aho rero niho habamo gusesengura neza, kuko inyito z'ahantu zarahindutse. Hari bamwe baba bagikoresha amazina ya kera, ya za komine, za prefegiture, za serire, abo bose kubera impinduka zabayeho babwira inzego zihari, hanyuma zigashaka amakuru zikavugana naho bavuga bari batuye, bikamenyekana neza aho bari batuye. Hanyuma igihe cyagera urutonde rwa buri murenge rumaze kumenyekana, bagahabwa nanone imodoka zibajyana iwabo. Iyo bagezeyo bashyikirizwa ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, nazo zikazatanga raporo ko zabakiriye kandi ko bose koko basanze ari iwabo, ko buri wese yamenye iwabo. Birumvikana hari n'ushobora kuza akabura umuryango we burundu. Icyo gihe habaho gukoresha serivisi za leta zisanzwe zifasha abatishoboye za social protection, ariko igikomeye ni uko umuntu aba yageze mu gihugu kandi yanditswe. Izindi serivisi zigenerwa abanyarwanda bose nabo zihita zihinduka izabo. hanyuma hari FDLR zikiri hariya muri Congo, n'ubu hari ibikorwa bibi bigenda biba, hakorwa investigation bakagaragara ko aribo bakitihishe mu baturage. Ubutumwa mwabagenera abakiri hariya n'ubu? Ubutumwa tugenera abanyarwanda bose nuko u Rwanda ari amahoro, ruri gutera imbere, kandi gutera imbere bisobanuye kuzamura imibereho y'abaturage bose. Abanyarwanda baba bakiri hanze y'u Rwanda barabeshywe ko mu Rwanda nta mahoro ahari, ko hari ibibazo. Ndagira ngo mbamare impungenge kandi mbabwize ukuri ko gutinda gutaha ni ugukereza iterambere ryawe, ni ugukomeza kwikereza, kandi igihe uzazira uzasanga abandi banyarwanda barateye imbere, wowe warasigaye. Aho abanyarwanda baba bari hose, haba mu mashyamba, haba ahariho hose mu mahanga, ukwiye kubayo ari uko hari kuguteza imbere, ari uko ubayeho neza. Nta mpamvu yo kugira ngo umunyarwanda ajye kuba mu ishyamba abeho yitwa impunzi, kandi u Rwanda rwaraciye ubuhunzi, kandi u Rwanda rwirwa ruri kuzenguruka mu bindi bice byose by'isi rufasha abantu kuva mu buhunzi. Rero biratubabaza iyo twumva umunyarwanda wakomeje kwitwa impunzi, kandi mu Rwanda iterambere riri kwihuta. Ababa batekereza kurwanya igihugu cyangwa guhungabanya umutekano wacyo nk'abo ba FDLR, ndagira ngo nongere mbibutse yuko bari guta igihe cyabo, bari kwibeshya. Ntabwo bashobora u Rwanda. U Rwanda rwateye imbere muri byose, mu nzego z'umutekano, mu nzego za leta, no mu myumvire y'abaturage. Nabagira inama yo kuza ubwabo bakitangaza, bakinjira, tukabakira, tukabategura neza, nabo bagasubira muri sosiyete, bagafasha abandi guteza imbere igihugu. N'ubu ngubu hari abo twagiye twakiriye abantu barenga 60. Iyo tubakiriye tubajyana Mutobo, bagahugurwa, bakigishwa imyuga, bakazasubira mu buzima busanzwe, ndetse bateguriwe n'ibyo bazakora bikabateza imbere. Mu gihe abandi bari kwirirwa bazenguruka amashyamba, bibeshya, bashukana, bazi ko hari icyo bakora ku Rwanda, ntacyo bakora. Saba rero n'abandi banyarwanda baba baragizwe ingwate na FDLR, barebe kure, bitandukanye nayo, batahe, twiteze imbere. U Rwanda ruri tayari kubakira. Ubutumwa bugenera abandi baturage ba Rubavu bagiye kwakira aba bantu bavuye muri Congo n'ubu? Ntabwo ari ubutumwa bugenerwa abanyarubavu gusa, ahubwo aba bantu bose batahuka barazajya mu turere dutandukanye. Tuzamenyekana neza nyuma y'ibarura rizakorerwa muri Kijote, screening izakorwa, ariko abandi bose bari basanzwe mu Rwanda bagiye kwakira aba batahutse. Ndagira ngo mbasabe bazabakire neza, babishimire, kuko ni amaboko tubonye, ariko ni n'abantu bacu tubonye. Bamwe bari bazi ko bapfuye, nta wari uzi amakuru yabo, none turababonye. Rero ndagira ngo mbasabe buri wese azabakire neza, abinjize mu buzima busanzwe neza.
ndasaba inzego za leta gufasha aba bana kujya ku ishuri, kureba ko bafite ubuzima bwiza, kubafasha mu kugira imirire myiza, ntihagire umwana ugira ikibazo cy'igwingira muri iriya myaka biba bikomeye, umwana bagomba kubaho neza. Ngasaba aba bakuru babo kuza biteguye kubana neza, bigishwe mu nteko z'abaturage, bazajye bitabira gahunda za leta, kandi nabo basanze babakire neza, batange n'ibitekerezo kugira ngo basobanukirwe neza, kuko iyi myaka ishize batari mu Rwanda basanze hari amategeko yavuguruwe, hari ingamba nyinshi tugenderaho kugira ngo nabo bazimenye, twihute turi kumwe kugira ngo hatazabamo ibyuho mu gusangira amakuru. Bari muri Kongo ariko usanga badafite ibyangombwa, turabandika tukatangira kureba ese batashye hehe kugira ngo tumenye nibihe bibazo birimo, se koko hari uwaba adafite aza aho ataha. Ubu nibyo kintu tugiye gukurikizaho. Hanyuma n'ibijyanye n'ubuzima birumvikana, babonye hariho abakeneye kwitabwaho, dufite abaparteneri dukorana hano, harimo akavuriro gatoya, ariko n'ukeneye kujya ku ivuriro hano bamuha transfer akivuza. Muri rusange nibyo bikorerwa hano muri centre. Ubuzi service bagiye guhabwa ku ikubitiro n'izina. Ubu ni ukuvuga ngo tubanza kubandika, nyuma yo kubakira hano tukabandika, tukabaha aho baryama, tukabaha ibyo kwifashisha nk'isuku, nibyo byikubitiro tubanza. Nibura uyu munsi turara twabanditse, ariko bahawe ibikoresho by'isuku, bahawe aho baryama, hanyuma ibindi bikazakurikira hejo n'indi minsi ikurikiraho. Igihe cyo biterwa n'igihe ibyo bikorwa byarangiriye. Mwigeze kuvuga ku babaye mu gisirikare n'ibindi, abo ngabo mubafata mute? Ubundi hano ni abasivile, iyo bahageze nyine turababaza nka kuriya tubabajije, se hari kugeza ubonye ko ntawe, ariko wagize unaboneka tuvugana n'ikigo kibishinzwe cya Muto kikaba cyaza kumutwara nawe akajya gukurikirana amahugurwa, ariko nibo biturukamo kuko twe nta kindi twabamenyeraho. Ni abaturage tubafata nk'abasivile uko babaje ahangaha, ariko nyine tukanabibabaza. Ubwo aho ngaho hari umwe wamanitse, ubwo uwo ngo turareba tumenye yagiye ryari, ariko uriya nyine nta muntu wavanga aratahutse kandi afite indangamuntu, ubwo ngo tureba hataha tukamufasha kugerayo. Oya, ntabwo abuhabwa kuko ntabwo we bugenewe, buriya buhabwa abantu b'impunzi badafite n'ibyo byangombwa. Ikigo gifite ubushobozi bwo kwakira Dufite ubushobozi bwo kwakira abantu 500. Aba baje nibo binjiyemo cyangwa abandi bari? Twe tumaze ibyumweru 2 nta barimo, ariko ubundi busanzwe n'ibikorwa bihoraho uko abanyarwanda batahaga, tubifashwe gufatanya na HCR, duhora tubakira. Sibye ko ngo nta bari barimo. Mu batashya bari ufite ikibazo cy'umwihariko cyangwa bose nta? Kugeza ubu ntago turavugana nabo, ntago tubizi. Amazina y'ishimwe. Nitwa Kayiranga Emmanuel, nkaba ndi umuyobozi w'inkambi y'agateganyo ya Kishote. Akoze namwe, nkaba ndi umukozi wa Minema. Dukora hano mu kubitaho kugira ngo dukomeze tubageze mu miryango yanyu, muzagereyo amahoro. Abangira ngo rero bayikaze muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kishote, muri Isanga mu gihugu cy'u Rwanda. Kugira ngo bamenyeshe ko rero ufite indangamuntu, ufite indangamuntu ninde? Ufite indangamuntu? Okay. Nyuma yaho tuzabafasha kugira ngo nyine babafotore kugira ngo muzabone namwe ibyango. Ikindi nuko numurafasha kubijyanye n'ubuzima kugira ngo bagende babasuzuma, harimo abagore bafite abana batoya, harimo abafite nanone ubuzima twabonye nabwo bukwiye kwitabwaho, ariko n'abandi. Rero hano ntihagire ugira ikibazo cy'ubuzima, hano hepfo harimo ivuriro, barabavura uwaba afite ikibazo ari we wese. Ikindi rero turabasaba mu kubandika, mu kutubwira aho mutaha.
nta kibazo utubwire nutushaka utubwire za nyito za kera niba utazi uko byitwa ubu turaza kubafasha kumenya ngo ni hehe. Hari umuntu utazi aho azataha? Hari utazi aho azataha? Arahari? Hari uhari ngo agere gutya ndebe? Mwese murahazi? Ntabwo uzazataha? Ariko urahazi mu rugo? Okay, nta kibazo tuzabireba. Muri rusange ni ibyo bintu turareba aha ngaha turabafasha. Ikijyanye n'ibyangombwa, ikijyanye no kubafasha ku bijyanye n'ubuzima. Ikindi barabaha ibikoresho bijyanye n'isuku. Badamu ibyo bashaka kwifashisha, amasabune yo gukaraba, amazi arahari n'ibindi, nta kibazo kizaba. Ikindi muri iyi minsi nk'ejo cyangwa ejo bundi Croix Rouge igira telefone bajya babafashisha. Niba ufite akanimero ukaba wahamagara ukabwira ko hageze muri Kijote muri Nyabihu kugira ngo bitegure kugira gute kwakira uzakenera iyo serivisi nawe azayibona. Ikindi rero ni ukubaha ibyo kurya, ntabwo mwaba ngaha mutabona amafunguro, ndumva muzagubwa neza. Hanyuma nayamumejeho twakira abasivile, abaturage, abasivile murabazi? Iyo utari umusivile ubura iki? Ubura umusirikare cyangwa hari umusirikare urimo hano? Hari uwakoze ku mbunda? Ntawabaye mu mutwe yitwaje intwaro? Oya nawe niyo aba hari yivuge nta kibazo, turahara bitubwire. Hari ikindi kigo cyitwa Mutobo hariya aho mujya bakabigisha iyo bahari, uwo ngo nawe ntagire ikibazo. Ndahari abimbwire cyangwa n'abandi bakozi dukorana. Ariko ubundi iki kigo cyakira abaki waba yarakoranye n'abasirikari nawe yarabayeho umusirikari abitubwire. Ntawe uhari? So nihutishije rero natinze ni ibyo bikorwa biri aha ngaha. Ugira ikibazo uwo ari we wese azajya atubwira. Nababwiye ko dufatanya na HCR n'abandi bafatanya ibikorwa batandukanye, ariko mu izina rya Minema, Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi, ndagira ngo bamenyeshe ko tubakira. Icyanyuma nsoza tugiye kuba mbere yuko dukomeza ibindi bikorwa, bagiye kubaha amafunguro. Mufatanye nk'abantu bari hano, mujye mubanza abanyantege nke. Yego. Ntabwo birashira ndabizi iyo batetse birahagije, ariko hari igihe ugutereka abanze ngwino ufite iki? Intege nke ubwo ninde mbese? Umusaza? Umwana, umugore utwite? N'umugore uri konsa? Ngo numva ari bose none. Ubwo abasore nibo baragerageza gutanga iki? Akanya. So murakoze rero mwimve n'ikaze mugubwe neza mu gihugu cy'u Rwanda. Aha rero tukaba tugeze aho za mpunzi zimaze kwambuka zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zigiye kuba zicumbikiwe. Mbere rero yuko batangira kujyanwa mu turere ndetse n'utugari baturutsemo, nk'uko rero twababwiye ko bagiye kujyanwa ahitwa mu Kijote, tukaba tumaze kuhagera. Ni inyubako ubona ko ari nziza cyane kuko ifite na porotayi ubona rwose ko yateguriwe kwakira mu by'ukuri impunzi. Hanyuma hano turimo turabona abaturage baje kwakira n'ubundi bagenzi babo, urumva ko birumvikana bafite amatsiko yo kumenya ngo ese baturutse he. Birumvikana ko ntabwo bafite amakuru yuzuye y'aho baturutse, bakeneye kumenya ngo baturutse he ndetse banabakire. Ibyo nabyo rwose nabyo ni ibintu birimo kugenda bigaragara hano, ariko n'ubundi ntaza kwihererana ijambo ndi na mugenzi wanjye Vincent kuri mikoro kabiri niwe uyiriho, kugira ngo dukomeze kugenda tubagezaho amakuru nk'uko urugendo uyu munsi twahisemo kurubagezaho. Vincent, karibu once again. Urakoze cyane Fayita. Nibyo tugeze ku nkambi ya Kijote, herere mu murenge wa Bigogwe, akarere ka Nyabihu. Nahateganyijwe nka transit yakira impunzi zivuye hirya no hino
mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego ndetse n'abavuye hano hakurya nyine nk'uko twabibonye twazindutse mu gitondo tugera kuri Grande Barriere kugira twakire abanyarwanda b'impunzi bavuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane abari batuye muri Rucuru, Masisi ndetse n'ibindi bice byegereye hano mu mujyi wa Goma. Hakaba haje impunzi zigera muri 300 ndagira ngo mugenzi wacu kameramana dukurikire tugere naho hantu tugere mu mazu ndani turebe uko bimeze turebe aha hantu izi mpunzi mu by'ukuri bagiye kuba bashyizwe kugira ngo baze kugenda babohereza mu turere ndetse n'utugari bakomokamo. Birasaba rero kugira ngo naho tuhabereke. Murabona ko rwose hana ahantu hafite isuku. Ndibuze kwegera n'ubundi aba baturage cyangwa se aba bavuye hari ahantu batubwire uko basanze hameze Vincent, kuko urabona na ahantu hakeye cyane. Fayita nibyo ntabwo u Rwanda rwakora amakosa yo kwakira abantu ngo rubakirira ahantu hatari isuku. Yego urabona yuko abari kuva mu modoka bari kubanza bagakaraba bakagenda noneho bereka aho bagera kugira ngo bapimwe bandikwe bamenye imyirondoro yabo mu buryo butandukanye. Yego kugira ngo kugira ngo mu by'ukuri hataza kugira uwo ucikanwa adatanze imyirondoro ye yose. Urabona ko mu by'ukuri bateguye uburyo bufatika bwose bwo kubakira. Vincent, ariko ndagira ngo ahantu ubanza atari iki gikorwa atari icya mbere kibereye ahantu, kuko urebye inyubako uburyo zimeze urabona ko n'ubundi ni ahantu hasanzwe hasa n'ahari hakira abantu runaka. Urabizi ko kera uburyo bajyaga bakira impunzi bazakiriraga mu mashitingi. Yego ariko ariko ubu ngubu ntabwo bikibaho ko bakira amashitingi. Yego bagize inyubako nziza twegere kameramani baba bari ahantu heza amazu ntabwo baryama mu mashitingi nk'uko ubizi kera byari bimeze. Ibi rero ni inyubako zateguwe nyine mu buryo kandi ubona zitari abantu agaciro. Hanyuma hano ndabona hariho ibikoresho. Ese ibi ngibi n'ubundi twenda turaza kubaza umuyobozi ese n'ibikoresho bagomba kwifashisha, kuko hano imbere urabonaho imifuka isa n'irimo ibikoresho n'ubundi byo mu nzu. Ese ibi ni ibikoresho bagiye guhabwa n'ibyo ari bwifashishwa mu gihe bakiri aha ngaha? Oya, biriya ni bimwe mu byo ziriya mpunzi zari zifite. Biriya ni byo bari bafite rero, kuko batangiye kubipakirira i Rubavu babishyira mu modoka ya UNHCR irabizana. Nibyo uri kubona bari kugenda barunda hariya. Ibyo bari buze kubaha ntabwo igihe kiragera cyo kubibaha, ariko urabona yuko ahantu hasa neza hari isuku. Hari isuku, ariko se buriya abantu hafite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera muri 300 aha ni hanini cyane, hafite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga na 300 n'ibihumbi kuko turaza kwazenguruka harebe ni ibyumba bitari munsi y'ibyumba 50. None se ibyumba 50 n'abantu 300 nabihuriye? Ni ibyumba 50 ariko icyumba cyakira abantu barenze 10 kubera yuko haba harimo ibitanda nka kumwe muri segonderi baryamaga niko baryama. Aha ubwo rero gahunda irakomeje, ni hanini cyane nk'uko hagaragara. Ndabona ibigega by'amazi bibika amazi, bivuze ngo ntabwo hano rwose hazigera haba ikibazo cy'amazi. Urabona ko barabashyireho na televiziyo, bagomba kumenya aho isi igeze. Abantu bamaze igihe bari mu mahanga kandi bari mu mashyamba batabasha kumenya amakuru y'igihugu, batabasha kumenya ese ubundi umuturage abayeho ate, ariko hano babasha kubona amakuru atandukanye. Kuko urabona urebye n'izi nzu tubona harimo urabona aho Minemi ikorera, ni ibyiciro bitandukanye by'imiryango itandukanye igira uruhare mu kwakira impunzi bakorera kugira ngo buri wese abashe. Kameramani, utu tuntu twe tuvuze natangira twereka abantu. Iyi ni HCR, harani NIDA ijyanye n'ibyangombwa, irangamuntu. ADRA ikaba ikora iki? Iterambere ni ONG ONG ifasha abaturage.
ndi kubona hari Minema ni minisiteri ishinzwe gukumira ibiza ndetse no kwakira impunzi. Urakomeza hakurya urabona haraho ni ibyumba ndabona amanimero 8 nimero 7 kuzamuruka komeze hirya ko hari n'abantu ubona amasahane bigaragara ko bishobora kuba ari nk'ahantu barira ahantu bafatira ifunguro urabona ko babiteguye neza ku buryo butandukanye n'ubwakeraho babashyiraga mu mashitingi ibintu urabona rwose ko birateguye bimeze neza aho ubona rwose ibintu biri organize ubwo turakomeza kugenda rero tureba tugera no muri ibyo byumba turebe uko ibintu bimeze dushobora no roho nzima itura mu mubiri muzima kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa na handi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05